ushobora kuzumva inkuru nke kunyungura amagambo official ariko tuzanye inkuru iba ari inkuru idasanzwe nyine ikwiye kuba kunyungura amagambo official muri kumwe na Kayumba Abdallah. Uyu yagizwe ministri ku myaka 26 yitwa Miss Chombo Lesego. Esubundi ni muntu ki? Chombo yavukiye mu gace kitwa Sholobe ho muri Botswana ku itariki ya 7 Gashyantare 1998 yitabiriye irushanwa rya Miss World Africa. Yakuriye mu muryango wa Matswana Gang na Bitebo Chombo wamufunguriye imiryango kuva kiri muto. Uyu mukobwa yagaragaje ko arangamiye guharanira no guhatanira ubutabera ndetse na serivisi nziza kuri bose. Ibi nibyo byatumye ahitamo kwiga amategeko muri kaminuza ya Botswana. Mu rugendo rw'amashuri rwe uyu mukobwa yagaragaje umuhati udasanzwe ndetse yagiye agira uruhare mu bikorwa byahurizaga hamwe abakobwa banyuranyuranye haba mu gukora ku mushinga we bwite n'iyabandi. Nyuma yo gusoza amasomo ye uyu mukobwa yabaye umunyamategeko mu rukiko rukuru rwa Botswana. Urugendo rwe mu marushanwa y'ubwiza rwatangiye muri 2022 yegukanye ikamba rya Miss Botswana. Yashinze umuryango utegamiye kuri leta awita Lesego Chombo Foundation ugamije gufasha urubyiruko rutishoboye binyuze mu mishinga yabo. Muri 2024 yitabiriye Miss World ndetse abasha kwegukana ikamba rya Miss World Africa. Perezida wa Botswana Duma Boko tariki ya 11 Ugushyingo 2024 yamugize ministri w'urubyiruko n'uburenganire. Inyandiko zitandukanye ziragaragaza ko uyu mukobwa ari we wabaye minister akiri muto cyane, akaza ariko ku mwanya wa kabiri kuko wabaye ministri ari muto cyane yabaye we mu bwami bw'Ubwongereza yitwaga William Pitt de Young. Yari muto cyane kuko yari afite imyaka 24 n'iminsi 205. Iyi ni inyungura amagambo official.